Kera cyane ku ngoma ya cyami, amateka tubwira ko umwami yicaga agakiza akagaba ariko akananyaga. Ibintu byose byo mu gihugu byitwaga ibye, kugeza naho byari bizwi ko abagore bose bo mu gihugu bari ab'umwami. Mu nkuru twabakoreye ubushize twababwiye abami b'u Rwanda batigeze bashaka umugore n'umwe, batitaye ko abagore bose bo mu gihugu bari ab'umwami. Niba utarumvise iyo nkuru, subira inyuma urebe mu nkuru twabakoreye urahita uyibona. Uyu munsi noneho wazinduwe no kukubwira amateka y'abami b'u Rwanda bashatse abagore barenze umwe, kugeza ku washatse abagore barenga 20. Ibaze nawe, ntugire ngo byumvise nabi, ni abagore barenga 20 niko tuvuze. Ese mama, abagore bose umwami yabatungaga mu rugo rumwe? Ese yarabarazaga bose akabishobora? Niki cyateraga umwami kuba yashaka abagore benshi? Byose tera agatebo byumve, urasoza usobanukiwe uhindutse umusobanuzi wabyo. Ku ikubitiro mu bami b'u Rwanda bashatse abagore benshi, haza umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga yatwaye u Rwanda kuva mu mwaka w'1896 kugeza mu 1931. Niwe mwami waciye agahigo ko gushaka abagore benshi kurusha abandi bami bose b'u Rwanda bamubandirije, ndetse n'abatwaye u Rwanda muri rusange, aho yashatse abagore 21 akabyarana abana 43. Benshi abagore ba Musinga yashatse bakomokaga mu muryango mugari w'Abega, aho yibanze cyane kuri abyara be bakomoka kwa basaza ba nyina Kanjogera. Ku mwanya wa kabiri mu bami bashatse abagore benshi haza umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ni mwene Rwogera rwa Gahindiro na Murorunkwere wa Nzirumbanje. Yatwaye u Rwanda kuva mu mwaka w'1853 kugeza mu mwaka w'1895. N'umwe mu bami baciye agahigo ko gushaka abagore benshi, aho yayingayingaga umuhungu we Musinga. Yashatse abagore 20 babyarana abana 17. Abagore be yari yarabagabanyijemo ibyiciro ashingiye ku cyubahiro bahabwaga ibwami. Barimo amatsinda 3 ariyo amagaju, abaterambabazi, abatahanashyaka n'abakina n'inyamibwa. Nubwo amateka adutekerereza ko Rwabugiri yagiraga imico yo gukunda abagore, ariko nanone adutekerereza ko icyamuteye gushaka abagore benshi ari uko yari afite ingoro nyinshi mu gihugu. Byatumye ashaka abagore benshi bo kuzibamo no kuzikenura, banacunga imitungo yazibagamo n'abagaragu. Mu bami 28 batwaye u Rwanda bagize ingoro 20, nyamara umwami Rwabugiri yari yihariye 38 ari umwe. Hari aho amateka atugaragariza ko nubwo yari afite abagore basaga 20, hari abagera kuri 10 atigeze abyarana nabo kubera kubura umwanya wo gusabana nabo, kuko kenshi na kenshi yabaga yibereye mu mahanga yagabyeyo ibitero. Ku mwanya wa gatatu haza umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka ni mwene Gisanura cya Nyamuheshera na Nyamarembo ya Majinya. Yatwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka w'1642 kugeza mu mwaka w'1675. Ni umwami wa 18 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Inkuru yamamaye mu Rwanda kugeza naho abakiri bato babihindura iciro ry'imigani, ni yuko Mazimpaka yakundaga abagore bikomeye kandi akagira ifuhe ryinshi, aho yagiye agerageza kwica abahungu be abaziza kuba abasanganyira ba mukase, agakeka ko hari ibindi bari kuganira byerekeranye no kuryamana. Mu bana be bazize ifuhe rya se harimo uwitwa Musigwa wawushijwe n'icumu rya se ubwo yamusanganaga n'umugore we muto akamutera icumu. Musigwa akaryizibukira rigahitana uwo mugore we, ari naho yakurije guhimba igisigo yise Singikunda ukundi. Hari na Rujugira wishe imfizi ye ubwo yamubuzaga gutambuka, aho yari avuye mu rugo rw'umwe mu bagore ba se, ahubwo ahitamo kuyica kugira ngo se Mazimpaka ataza akamusanga akamwica. Nubwo amateka atagaragaza umubare w'abo umwami Mazimpaka yashatse, ubwo ni abagore nyine, ariko amateka agaragaza ko nawe ari mu bami bashatse abagore benshi cyane. Ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'abami b'u Rwanda bagize abagore benshi basanga umwami Gihanga wa mbere Ngoma Ijana. Umwami w'u Rwanda Gihanga wa mbere Ngoma Ijana ni umwami watwaye u Rwanda asaga mu 1191 kugeza mu 1124. Akaba ari nawe wabimburiye abandi mu gutwara u Rwanda.
yagize agahigo katigeze kagerwaho n'uwo ari we wese ko kuba ari we wahanze u Rwanda. Amateka agaragaza ko yashatse abagore 4 babyarana abana 9. Urushako rwa Gihanga wa mbere ngoma ijana rutandukanye n'urw'abandi bami bazwi ko bashatse abagore benshi, aho we yashatse abagore benshi kubera impamvu za politiki. Umwami Gihanga wa mbere ngoma ijana yasanze imiryango y'abasinga n'abazigaba yironda. Mu miryango yabo nta n'umwe ushobora kujya gushaka mu wundi muryango, nuko yadukana ikintu kitari gisanzwe mu bihugu by'abasangwa butaka cyo gushaka abagore 4 badasangiye inkomoko nabo. Uku gushaka abagore benshi kandi badahuje inkomoko byari bigamije kurushaho kwiyegereza abasangwa butaka, harimo abasinga, abazigaba n'imiryango ibakomokaho, kugira ngo guhuza nabo bizorohe. Ariko kandi byanabyukije ikintu gikomeye mu mateka y'u Rwanda, uwo gushaka mu mudahuje ubwoko byahise byinjira mu bigize imibereho n'imibanire y'Abanyarwanda. Ku mwanya wa 5 tuhasanga umwami Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere. Uyu ni mwene Mukobanya wa Rugwe na Nyabadahayangoga. Yimye ingoma ahasaga mu mwaka w'1411 kugeza mu mwaka w'1444. Ni umwami wa 11 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Umwami Sekarongoro nawe azwiho kuba yarashatse abagore benshi, ariko amateka agaragaza 2 gusa. Umwanya wa 6 umwami w'u Rwanda bashatse abagore benshi tuhasanga umwami Yuhi wa kabiri Gahima. Umwami Yuhi wa kabiri Gahima ni mwene Sekarongoro na Matama ya Bigega, nawe azwiho kuba yarashatse abagore benshi, ariko amateka atugaragariza 2 gusa, aho babyaranye abana bagera ku 8. Ku mwanya wa 7 mu bami w'u Rwanda bashatse abagore benshi tuhasanga umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli ni mwene Cyamatare cya Gahima na Nyabacuzi ba Kibogora. Yimye ingoma ahasaga mu mwaka w'1510 kugeza mu mwaka w'1543. Ni umwami wa 14 mu bami batwaye u Rwanda. Amateka yerekana ko yashatse abagore 2 babyarana abana 2 bonyine. Abo bagore yashatse barimo Nyirakabogo babyaranye Semugeshi wanamuzunguye ku ngoma. Umwanya wa 8 ubami w'u Rwanda bashatse abagore benshi tuhasanga umwami Kirima wa kabiri Rujugira. Umwami Kirima wa kabiri Rujugira ni mwene Mazimaka za Gisanura na Kirongora cya Kagoro yatwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka w'1375 kugeza mu mwaka w'1708. Ni umwami wa 19 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Kirima Rujugira nawe azwiho kuba yarashatse abagore benshi, nubwo amateka agaragaza 2 barimo Kirongora cya Kagoro na Rwesero rwa Muhoza. Abagore bose Rujugira yashatse bazwiho kuba yarabyaye abana benshi kandi bakundanaga cyane. Bo baje guhabwa igisingizo kigira kiti abatangana bene Rujugira ijana rizira imisago. Ku mwanya wa 9 wasanga umwami Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Umwami Kigeli wa gatatu Ndabarasa ni mwene Rujugira rwa Mazimaka na Rwesero rwa Muhoza. Yatwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka w'1708 kugeza mu mwaka w'1741. Nawe amateka avuga ko yashatse abagore barenze umwe. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma tuhasanga umwami Yuhi wa kane Gahindiro. Umwami Yuhi wa kane Gahindiro nawe ari mu bami bashatse abagore benshi. Umwami Yuhi wa kane Gahindiro ni mwene Sentabyo bya Ndabarasa na Nyiratunga wa Rutabana. Yatwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka w'1746 kugeza mu mwaka w'1882. Numwe mu bami bashyize imbaraga nyinshi mu murage w'u Rwanda maze ararwubaka karahava. Biri n'amahire kuko ingoma ye yamaze igihe kirekire kuruta izindi zamubanjirije n'abamuherutse, kuko yamaze imyaka isaga 56 ayoboye u Rwanda. Ni umwami wa 22 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Umwami Yuhi wa kane Gahindiro nawe azwiho kuba yarashatse abagore benshi. Yakora amateka atugaragariza umwe gusa, ari we Nyiramongi wa Gaga wari nyina wa Rwogera wazunguye se Rwogera ku ngoma. Aha no dusoreje amateka y'abami 10 b'u Rwanda bagize abagore benshi. Niba ukunze aya mateka kora kuri like bitwereke. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel kora subscribe kugira ngo tuzajye twikwa n'ibiganiro by'amateka y'u Rwanda binyura kuri iyi channel.
imigani, insigamigani, ibisakuzo n'ibindi biganiro byose byigisha umuco nyarwanda. Naho ubutaha turabakunda kandi tubakomeyeho. Bye bye.